Muraho neza abakunzi bacu bahora dukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busaga gukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, kagenda wandika igiso cyanyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine A B C D, ugahitamo rero igiso cyanyacyo, ugahitamo inyuguti ya nyayo, igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubutsa gukanda subscribe niba utari wayikanta, kugira isomo rishya dushyizeho, kugira ikizame gishya dushyizeho ugiye tubibonera kugiye. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 tukagufasha mu gahe gatoya ukabubonye code. Ugize ikibazo mwa kino kizame tuba turi gukosora, nabwo ushobora guhita uduhamagara cyangwa twandikira kuri iyo nimero, cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'akazi ukora. Hari abantu baba batashobokera kuza mu ishuri ngo twigane, akampa amasaha rero abonekaho ku munsi nkamwigisha ariko mu buryo bwa online ari kure. Rero ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu saha wa velomoteri ni ese ni uwuhe? Aravuga ngo kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30, D ngo igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Atari mu nsisiro. Bibusa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ikinyabiziga cyaba gifite moteri, uba uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu saha. Akakubwira ati nukomeza kugenda kwawe na muvuduko utawuhinduye mu saha uraba ugiye wenda ibirometero 80 mu saha, biba biriho, ntabwo ugenda uri gupima. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze gutema igiso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika kwa papuro. Ese igiso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cyanya cyo nta kindi ni A. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu saha velomoteri ni kilometero 50 mu saha. Ndakeka ko bari bamaze kugihitamo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira, ibihe aba agomba kumanza yareba? Aravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, akareba ukuntu abanyamaguru bari kugenda. B ikavuga ngo ubugari bw'umuhanda, akareba se no muhanda ungana ute. C ngo umubare w'abanyamaguru, akibaza se akareba se ni babiri, ni batatu, cyangwa ni itsinda, cyangwa n'umwe. Ndeka nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Iyo bana bavuze umuyobozi baba bari kuvuga wenda ku modoka, umushoferi, kuri moto, umumotari. Ntabwo bari kuvuga umuyobozi mu nzego za leta, baba bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cyanya cyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano bavuze ngo umuyobozi ugenda ngo mu muhanda ngo igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, washobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Guca mu kayira k'abanyamaguru nta gihe biba byemewe, kuko wahajya bo bakaba bari he. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku papuro, ndakeka ko bari bamaze kugihitamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. A iravuga ngo ubuso ni umweru, B ngo ikirango ni umutuku n'umukara, C ngo ikirango ni umweru n'umukara, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko iyo bavuze ngo ese icyapa kigira amabara ameza ate, baba bari kukubwira umuzenguruko, bakakubwira ubuso, bakakubwira n'ibirango, amabara yose agize icyo cyapa. None hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara asate. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'igiso cyanya cyo nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Impamvu nta giso cy'ukuri kirimo, haravuze ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira.
hano baravuga ngo ubuso ni umweru, urumva bavuze ubuso gusa, bavuze ku buso gusa. Kuri B nabwo bavuze ku kirango gusa, no kuri C bavuga ku kirango gusa. Niyo mpamvu hano ari D nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bari bamaze kugihitamo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane gikurikiyeho kirabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? A iravuga ngo iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B ikavuga ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko video yo ku bimenyetso bimurika aho biba biri kuyobora ibinyabiziga mu muhanda bikoresha amabara atatu, amatara atatu aryo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi. Iyo video nayo maze kuyibakorera, uyikeneye urayisanga muri comment. Ibintu byose mukeneye nzajya mbishyira muri comment, mujye muhita mureba muri comment, muzajya mubibonamo zaba video z'ibyapa cyangwa murebe muri description. Hari ukanze kuri kwa yino hano handitse ngo amategeko y'umuhanda ibibazo n'ibisubizo, ugakandaho uhita ubona iyo video ukayikandaho kugira nayo uyirebe. Iyo rero ibimenyetso bimurika nayo ndayibashyiriraho kugira ngo dukomeze dukore tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Rero hano ndakeka ko umaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko umaze kucyandika abapapuro. N'igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B ikavuga ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse iburyo rikurikizwa mu masangano. Ndakeka ko bari bamaze kugihitamo, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze cyapa dufite. Ese ishusho ni uruziga? Ese muri kubona kino cyapa gifite ishusho y'uruziga? Ese ni mpande enye? Ese ni mpande eshatu? Urabona iki cyapa gifite ishusho isute? Ishusho murabona ko ari impande enye. Ubuso ese ni umukara, ese ni ubururu? Murabona ko ubuso ari ubururu, ibirango by'umweru ariko bicishijemo umurongo w'umutuku. None bari kukubaza ngo kino cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko na video y'ibyapa byose byo ku mihanda nayibakoreye iri kuri YouTube channel yacu, nayo urebe muri comment urahita uyibonamo, ndayibashyiriramo. Ngero ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano ibisubizo niba baduhaye, aravuga ngo iki cyapa gisobanura iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B ikavuga ngo iki cyapa gisobanura iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta nzira ihari. Kino cyapa kikaba gisobanuye ko nta nzira ihari. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo yandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa ndakeka ko mwakibonye. Bino bibazo mukibuka ko ntabwo bahimba ibindi, ahubwo ni bino bibazo n'ubundi iyo bagiye kubabaza babagarurira. Niyo mpamvu kugira ngo ukore rimwe nawe uhite utsinda, ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kugira ngo nugerwaho uzatsire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Niyo mpamvu ino channel twashyizeho kugira ngo mujye mubona imyitozo ihagije kugira ngo nimugerwaho muzatsinde kandi bitabagoye. Ikibazo cya gatandatu kibabaza ngo iki cyapa gisobanuye iki? Tegeze icyapa dufite gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Byose ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Hano rero hari ibisubizo biniba baduhaye, ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aha iravuga ngo kino cyapa gisobanura iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B ikavuga ngo kino cyapa gisobanura iteme rinini kandi rirerire. C ikavuga ngo ifungana ry'umuhanda. D ikavuga ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Ese hano ni igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa nta kindi gisobanura ko ari ifungana ry'umuhanda. Murabona ko umuhanda haba iburyo haba ibumoso byageze imbere, umuhanda uba mutoya, bigaragaza ko hari ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese itara ry'umuhondo risobanura iki mu bimenyetso bimurika? Bibutsa ko iyo video namaze kuyibakorera,
urebe muri komenti ya mbere aba ari ino video y'ibimenyetso byo mu mihanda bimurika, kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije n'amasomo agenda adufasha kugira twumve iyo myitozo tuba turi gukora, kugira nitugerwaho tuzagitsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Iravuga ngo itegure kugenda. Ikavuga ngo birabujije gutambuka ku murongo, birabujije gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iki kimenyetso, itara ry'umuhondo, ikintu riba risobanura igisubizo cya nyacyo ni B. Birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu nakubwira hano, iyo bakije itara ry'umuhondo hari igihe biba bishoboka ko waba wamaze kwinjira mu sangano. Rero ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba kwihuta ugahita uvamo, ariko umanje kureba ko utateza icyago. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kibaza ngo mu bimenyetso bimurika se itara ry'icyatsi ryo risobanura iki? Ese no itara ry'icyatsi risobanura iki? Iravuga ngo kwitegura kugenda. Ikavuga ngo uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Ikavuga ngo hagarara niba inzira isohoka mu sangano ry'imihanda ifunze. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ese itara ry'icyatsi risobanura iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Itara ry'icyatsi nta kindi risobanura, riba rikubwira ngo uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Iyo itara ry'icyatsi ryatse uba wagenda nta kibazo. Ndakeka ko rero wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, kugenda uzungazunga ugana iburyo ugaruka ibumoso. Ese gutwara ikinyabiziga cyawe uzungazunga mu muhanda, iravuga ngo ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri. Ubwo ari kuvuga nka za amapikipiki na za velomoteri. Ikavuga ngo ni bibi igihe cyose bikaba ari bibi ku binyabiziga ibyo ari byo byose. Ikavuga ngo ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ine, cyangwa bikaba ari bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kugenda uzungazunga, hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Ni bibi igihe cyose. Urabizi kugenda uri kuzungazunga ugenda ukata iburyo ugaruka ibumoso bishobora gutuma abandi bayobozi b'ibinyabiziga batamenya ahantu ushaka kujya, ukaba ukase nk'iburyo, wenda we yari yagukatiye ugasanga ahubwo umuteje ibyago. Niyo mpamvu kugenda uzungazunga ni bibi igihe cyose. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Ikavuga ngo hari ibimenyetso bimurika. Ikavuga ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa 20 mu isaha. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, hari ibimenyetso bimurika cyangwa igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa 20 mu isaha. Ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefoni ngendanwa ntigomba gukoresha. Impamvu wavuze ngo hari ibimenyetso bimurika, ushobora kuyikoresha. Na B, igihe utwaye ubundi ikinyabiziga ntabwo yabyemewe gukoresha telefone. Ariko hano bavuze ngo kuri kilometero 20 mu isaha, bisa nkaho ariho honyine baba bavuze.
niyo mpamvu na hano hahise biba nta giso cy'ukuri kirimo, kuko bavuze ngo igihe twaye ikinyabiziga kuri kilometero 20 mu isaha, baba bavuze ko ubwo byemewe kuba warenza umuvuduko hasigaye ukagenda uri gukoresha telefone. Niyo mpamvu hano bivuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wari wamaze kubyitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Akenshi bino binyabiziga biba byakije amatara y'umuhondo ari kumyatsa, aba ari ibinyabiziga biri gutabaza cyangwa hari ikindi kintu kibaye kidasanzwe. None uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wakora iki mu gihe uhuye n'icyo kinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Aravuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidagishoboye kugenda. B kavuga ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumigwa giturutse mu kindi cyerekezo. C kavuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D kavuga ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese wakora iki ubonye ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Ese wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyo cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iso cy'ukuri ni ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cyanya cyo nta kindi ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hari igihe basubiza ibisubizo nawe ukumva koko igiso cy'ukuri cyakagombye kuba D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Reba nko kuri A bavuze ngo mu kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidagishoboye kugenda. Byagenze uteze? Nyine ukabona wagira hari ibisubizo bahimbye ariko bagashyiramo igisubizo kiraba ari icyanyacyo. Ikintu ubusabwa no gukosora imyitozo ihagije kugira ngo ibi bisubizo bimeze gutya ujye ube warabibonye. Murabizi bino bibazo nibyo bigaruka. Ikintu ubusabwa no gukora imyitozo ihagije kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru bitakugoye. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788351326. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa uramutse ukosoye ikizame nk'icyo ukagira ikibazo cyangwa ari isomo ryihutirwa ushaka ko tukwigisha, utwandikira kuri iyo nimero tukagufasha. Abari mu gahe gatoya, ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Twaye ikinyabiziga cyawe uri kugenda wenda gahoro, undi muyobozi w'ikinyabiziga turutse inyuma yawe akunyuzeho. Ese uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite. B kavuga ngo kujya iburyo. C kavuga ngo kujya ibumoso. D kavuga ngo kongera umuvuduko. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyanyacyo ni A, iso cyanyacyo ni B, iso cyanyacyo ni C, cyangwa iso cyanyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyanyacyo nta kindi ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite, kuko uramutse ugiye iburyo waba uri kujya muri za ruhurura, ugaramutse uzi ibumoso waba uri kumusatira, ubwo waba ushaka kumugonga. No kongera umuvuduko ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Kongera umuvuduko ahantu henshi uzajya ubona ku bibazo bakubajije bagashyiramo ngo kongera umuvuduko, ujye umenya ko akenshi icyo gisubizo aba atari cyo. Iyo bakubwiye ngo kongera, kwirinda nk'icyago uri kongera umuvuduko, ntabwo bikunze kubaho. Rero niyo mpamvu hano igiso cyanyacyo ari A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kibabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora icyo. Twaye ikinyabiziga, hari abantu batwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka, cyangwa akaba yagiye urugendo rurerure, cyangwa akaba yaraye nko mu kazi bugacya atwara ikinyabiziga kivana hamwe akijyana ahandi. None akaba ari mu kinyabiziga akumva wenda agiye gusinzira, agize umunaniro agiye gusinzira. Utwaye ikinyabiziga uba wakora iki? Hari ibisubizo niba waduhaye ugahitamo iso cyanyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo fungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyawe, gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Ugafungura ikirahuri cy'imodoka cyangwa cy'ikinyabiziga cyawe kugira ngo ushyire ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B kavuga ngo guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C kavuga ngo
kunanura amaboko no gufunga amaso igihe gito, ndeka ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka, agahagarara akava mu kinyabiziga akagendagenda hanze niba bishoboka, akabona gusubira mu kinyabiziga kugira ngo atiteza ibyago. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi? Ese wakora iki? Utwaye ikinyabiziga ariko ni mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi, wakora iki? Hano hari ibisubizo baduhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. Aravuga ngo kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. Beka ngo kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Seka ngo gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. Deka ngo kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se igisozo cya nyacyo ni D? Ese wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyawe ni igihe cy'ibihu? Urabizi igihe cy'ibihu ntabwo uri kureba kure, ni igihe cy'imvura nyinshi cyangwa hari umwuzure cyangwa hari umukungugu. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari iki? wakora iki? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisozo cya nyacyo nta kindi ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi y'ikinyabiziga. Murabizi ikinyabiziga kigenda kigira amatara agiye atandukanye, amatara magufi, amatara maremare, amatara ndangaburumbarare, amatara ndangamubyimba, amatara ndangacyerekezo. Rero hano ikintu uba ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko, nicyo kintu cya mbere, hanyuma ugakoresha amatara magufi y'ikinyabiziga. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo kino gisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 cyabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe iki? A, kugendera mu gisate cy'iburyo, beka ngo kunyuranaho, seka ngo kugendera mu gisate cy'ibumoso, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri cyangwa ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri, twari igisate cy'iburyo n'icy'ibumoso, ese umuyobozi abujijwe iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Murabizi ibinyabiziga biba biri kugendera mu gisate cy'iburyo, ubwo rero kugendera mu gisate cy'ibumoso birabujijwe kuko waba wagiye mu kindi gice cy'umuhanda. Kunyuranaho byo byakorwa, ariko kugendera mu gisate cy'ibumoso ntabwo biba byemewe. Ushobora kugenderamo gake ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Naho kuvuga ngo ugiye kugenderamo, mu Rwanda dukoresha igice cy'iburyo iyo turi kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Beka ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Seka ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Deka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese hano rero ni igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite iki? Gifite ishusho y'isute, gifite ibirango bisute, gifite ubuso busute.
bibutsa ko kino cyapa bagishyiraho akenshi bari kwerekana ko wavuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe noneho winjiye mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika abapapuro. Igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Bino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, bibutsa ko ukuntu babaza ibyapa bashobora kubikubaza babikubajije nka gutya mu magambo, cyangwa bakanabiguha baguhaye ishusho. Niyo mpamvu ikintu cya mbere uba ugomba gukora, uba ugomba kureba iriya video twabahaye y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda asobanuye neza. Aka kanya ndahita nyishyira muri comment, niyo araba ari comment ya mbere, muyirebe kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru, kandi bitabagoye ibibazo nk'ibi byere kujya bibagora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni A, ikavuga ngo mpande eshatu, B, ikavuga ngo uruziga, C, ikavuga ngo urukiramende, D, ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ishusho, iyo wabuze ishusho ni kwa kundi buri kubona icyapa kimeze. Hari ibyo mubona bifite ishusho ya mpande eshatu, bikaba bifite mpande eshatu. Hari ibyo mubona bikoze mu ruziga, hari ibyo mubona ari mpande enye. None bari kukubaza ngo ishusho noneho y'icyapa kivuga ngo gukikira bitegetswe ni ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Iso cyanya cyo nta kindi ni B, uruziga. Murabizi ko biriya byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru. Rero hano bavuze ngo gukikira bitegetswe, ucyumvamo gutegeka arahita hazamo ibyapa ubwo bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga. Ndakeka ko ari amaze kugitamo, ndakeka ko ari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kirabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara serisute. A, iravuga umweru, B, ikavuga umutuku, C, ikavuga ubururu n'ikirango cy'umweru, D, ikavuga umukara. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri ari ikihe? Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe, hari nk'ahantu baba bagomba kukubwira akavuga ati ugomba guca hano. Waba uri kugenda mu muhanda akavuga ati nta byo gukata, nta byo kuvuga ngo ugiye guca ahandi, ugomba guca ahangaha. Ese kino cyapa kwereka noneho icyerekezo gitegetswe ugomba gucamo kigizwe n'ikirango cy'ibara risa ute? Ese izo cyanya cyo ni A, umweru, ese izo cyanya cyo ni B, umutuku, ese izo cyanya cyo ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru, cyangwa igiso cyanya cyo ni D, umukara? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo izo cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano izo cyanya cyo nta kindi ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi biriya byapa bitegeka, cyumvamo inshinga gutegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu hano iso cyanya cyari C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagara utwaye imodoka wakora iki? A, iravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, B, ikavuga ngo kutayitaba, C, ikavuga ngo ushyira imodoka iruhande ukayitaba, D, ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, kutayitaba, na C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese uba wakora iki igihe baguhamagaye utwaye ikinyabiziga? Ndakeka ko rero igiso cyanya cyo wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari iso cyanya cyo nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Njya mbabona bamwe bajya badutwara, ahubwo akagutwara ukagenda uri gusenga ngo ugireyo amahoro, ukabona ari kugutwara ari gutongana. Ikindi gihe nujya umubona agutwaye ari kuri fone, ujye umubwira ati manza uparike umuvugishe, nurangiza ubone kumbwira nsubire mu modoka. Ikibazo cya 20 cyo kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. A, iravuga ngo mu masangano, B, ikavuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho
ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C kavuga ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. D kavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Ese hano urabona ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa? Hehe mwa hano baduhaye? Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ni mu masangano? Ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinzwe n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko cyihutirwa, ushobora guhita unyandikira cyangwa ukampamagara cyangwa ukanyandikira ukabyandika muri comment. None ikindi byo ni ukubibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Unakeneye ko tukwigisha by'umwihariko byose uhita utwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0788 935 13 26, cyangwa hari ikindi kibazo cyose ufite cyerekeye inzira yo kugira ngo ubone uruhushya rwawe rwa burundu, wambaza mba mpari. Murabizi turahari kugira ngo tubahe serivisi inoze kandi tubahereza imyitozo ku gihe, ku bizamini biba byakozwe buri munsi. Ikintu ubusa bwana gukanda subscribe kugira amakuru mashya mbazaniye, kugira isomo rishya mbazaniye ndi kubona ryabafasha bitewe n'ibizamini bari kubaza muri iyo minsi, kugira ibizamini babajije byose mujye mubibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.